Turi ku rusengero rw'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi rwa Gisenyi. Biragoye kugira icyo umuntu avuga muri aya masaha, abantu ni benshi baturutse mu bice bitandukanye. Mwarayumvishe n'inkuru y'incamugongo aho impanuka yahitanye abantu 11 mu minsi ishize, ariko by'umwihariko by'akababaro kandi gakomeye yahitanye 7 bo muri uwo muryango umwe, aho umugabo yapfanye n'abana be bagera kuri 2. Ubu rero ni umuhango wo gusezera kuri iyi mibiri abantu 7 bahitanywe n'iyi mpanuka, bazanwe hano kuri uru rusengero, cyane cyane ko ariho basengeraga kugira ngo basezererweho bwa nyuma, hanyuma bajye gushyingurwa baruhukire mu mahoro. Hano rero umuntu icyo yavuga ni akababaro, ni agahinda. Batoya bose biragaragara ko bababaye, abakuru bose bashenguwe n'urupfu rw'iyi mpanuka yagejeje ku rupfu rw'abantu 11, ariko by'akababaro gakomeye abantu 7 bo mu muryango umwe bakitaba Imana. Turagira ngo wenda muraza kutwibutsa amazina yanyu, hanyuma mutubwire nubwo yitahiye, ariko ukurikije abantu benshi baje hano biragaragara ko hari ukuntu yabanaga byihariye n'abantu. Yari mu ntoki. Murakoze, nitwa Twarayisenze Salomo, umwe mu bayobozi b'abakuru b'itorero rya Gisenyi. Uyu Martine Tuyiringire wasinziriye ni umwe twari dufatanije umurimo w'ivugabutumwa ku itorero rya Gisenyi. Ubwo rero yari avuye mu materaniro yo ku isabato atashe imuhira, yari kumwe n'umuryango we ugizwe n'abana 3. Umufasha we yari yasigaye muri korale n'abakora inshingano y'ivugabutumwa mu ndirimbo, ariko muri uko gutaha ntiyari wenyine, ari kumwe na mubyara we Yigiziki Emmanuel, bari kumwe nawe n'umwana we mutoya bataha. Ubwo rero bari batashe bageze hariya kuri bitaro bya Gisenyi. Ntabwo twagize umugisha nk'uko nabo ubwabo basinziriye wo gutaha ngo bagere imuhira, ubwo bahuye n'iriya mpanuka irabahitana. Mu bikorwa rero bitandukanye Martine yari afitiye itorero, nje Twarayisenze Salomo by'umwihariko nshinzwe ivugabutumwa mu itorero. Uyu Tuyiringire Martin niwe wari ufite inshingano yo kujya aza atwara ababatijwe kuri Yorodani abageza ku rusengero. Abo twagize umugisha wo kubatirisha benshi, bagashaka imodoka abagenzi z'abizera bakaza bakadufasha kuri icyo gikorwa. Ku itorero rero tubuze umuntu w'intangarugero mwiza, umwizera mwiza, badufashaga mu bikorwa byinshi bitandukanye, ariko ubwo Uwiteka yabikunze ntacyo twahinduraho muri ubuzima bwo mu isi. Ku iherezo ryacu ry'ubuzima n'ibiremwa bigihumeka, nk'abizera ko Yesu azaza kuducungura, twiteguye kuzabona Martine ndetse n'abana be bafatanyaga nabo umuriro mu itorero, duhura nabo kuri wa munsi mwiza w'umuzuko. Birenze kuba wenda mu itorero, yari mu ntoki mu buzima busanzwe, mu mibanire n'abandi, ku buryo abantu bangana gutya bose ubona bashenguwe n'urupfu rwe, nk'umuntu wawe bigaragara ko yabanaga neza n'abandi. Ubuzima busanzwe Martine yari umuntu w'indashyikirwa mu Banyarwanda, utashaka ko wabonana umutima. Nk'uko yari afite umugisha wo kugira imodoka, ntabwo yari yagusanga ku nzira akuze atakuzi ngo agusige, yakubwiraga ati vayo tugende. Umurimo w'ubucuruzi rero yakoraga, cyane cyane yacuruzaga ubucuruzi bw'amagi. Martine ni umuntu wafashaga umuntu wese, atarebye ngo naboroheje nabakomeye, ko twese turi ibiremwa turarya. Nanjye ubwanjye nihereyeho ubuhamya natanga. Hari igihe yavugaga ati dusohotse amateraniro ati tugende muyobozi, akavuga ati rero si byiza ko urugo rw'umuyobozi rwabaho rudafite ifunguro ry'igi ku meza. Akanjyana agafungura depo, akama buraketi y'amagi, ati genda wumva uko Uwiteka agira neza. N'abandi ni uko nguko.
nk'uko mwagiye mubibona rero aba bose baje batabara. Martini yari umuntu w'indashyikirwa mu gufasha abantu mu bikorwa by'ubutabazi. N'uyu Nayigiziki Emmanuel mubyara we yari umuturanyi aho yakoreraga imirimo nayo y'ubucuruzi bwa botiki. Ubuhamya natanga, nta muntu wageraga kuri botiki ya Emmanuel basubireyo kuko nta mafaranga afite. Ufite amafaranga yarishuraga, udafite amafaranga akamubwira ati ntacyo, genda ubwo Imana nigushoboza tuzavaruka amahoro. Urumva ko mu muryango nyarwanda tubuza abantu b'indashyikirwa, abantu bafashaga buri muntu wese, abantu babanaga mu buryo bushoboka, n'abafite kwicisha bugufi ndetse n'abifite mu muco wa kinyarwanda uko tubivuga. Umugore we Imana yaramurinze, impanuka ntiyamuhitanye nubwo yatakaje umugabo we n'abana babiri. Mu gukora gute nawe kubyakira, ndabona kuva impanuka yaba byaramugoye cyane. Muri gukora gute kugira ngo mukomeze kumuhumuriza yumve ko atari wenyine, cyane cyane ko hano twabonye muri abantu benshi? Murakoze. Dukurikije umurimo dufatanije n'umuryango wa Martini, ntabwo umufasha we ari wenyine. Dufite icyiciro cy'umuryango kigira abantu b'inararibonye, abamama, abamifeme, bagomba gukora icyo gikorwa cyo kumukomeza. Kandi by'umwihariko na korale Iwacu Heza idufasha mu nshingano y'itorero umurimo w'ivugabutumwa wo kuririmba yaririmbagamo, nanjye ndashidikanya ko nabo bari kuri uwo murimo. Dufatanije n'umuryango nk'itorero, nanjye ndashidikanya yuko uriya mubyeyi ntabwo azakuka umutima, kuko Imana yaduhaye ububasha bwo kwihangana. Mu mbuto zamuka harimo imbuto yitwa kwihangana, kandi nanjye ndashidikanya yuko yarabisomye, turabisoma. Ubwo rero dukurikije amahame Bibiliya iduha mu kugenderamo tuzamukomeza, kandi nanjye ndashidikanya yuko ibi bihe nibitambuka azagenda aza buhoro buhoro kugeza igihe Imana izadushoboza ntibone ko ari mu bwigunge, abe yahura n'ihungabana runaka. Oya, Imana ntizabyemera. Imana izadushoboza, Imana izamushoboza mu gihe gikwiriye nikigera. Umufasha we azaba nanone umubyeyi wiyakiriye kandi uzagira umumaro umuryango w'itorero ndetse n'umuryango we muri rusange. Martini abasigiye uruhe rwibutso mutazibagirwa, yaba mu bigendanye n'ubumuntu ariko n'ubukristo? Martini yadusigiye ikintu gikomeye cyitwa urukundo. Mu byaranze Martini ni ijambo urukundo. Reka urukundo rwamuranze nanjye ubwanjye ndetse na buri wese bibe intangarugero. Hari ibibwirizwa tubwiriza tukavuga tutazasiga inkuruki imusozi. Aba batabaye ibyo ubwabyo ni ibigaragaza ko Martini Emmanuel na Ituriki babanaga n'abantu mu mahoro. Reka rero urwo rukundo rwabaranze rukomeze ruturange, bitere kuzaba ibyo mu isi gusa, ahubwo na cya gitondo cyiza cy'umuzuko tuzabona muri rwa rurembo rwiza Yerusalemu nshya dutegereje bwese izabasha gucungura itorero rye. Murakoze cyane, mukomeze kandi gukomera no kwihangana. Murakoze, umunyamakuru, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane, mukomere cyane.